hari inama bakoze n'abakinnyi ejo nyuma y'umukino no mbere muri iki cyumweru iki nyine bakiniyemo nyuma gutsindwa na polisi noneho yaganiriye n'abakinnyi b'abasiniya bamubwiza ese buriya muri reyo abasiniya ni bande ni nka batanu urebye ubundi harimo Yusu Diagne hakamo Emery Bayisenge hakamo Serumugwa Leomar hakabamo Sefu hakamo na Abedi Bigirimana those 5 ni abakinnyi b'abasiniya kabisa. Abedi yaje muri iyo ntebe nk'umukinnyi na Emery nka profile nini. Emery we n'imyaka irabimwemerera ngira ngo seniority muri ibarirwa muri club n'igihe hamaze iyo badahari nyine mupfa kubara experience ariko hari n'iyo experience bareba nyine bakareba umuntu nyine urwego rwe. So bamuhamirije mu by'ukuri ko ikipe ikibazo kikomeye cyane kirimo ni imitoreze. Baravuga bati ntidutozwa, bati aho tureba tuza mu myitozo bagahita bakubita hari udukona tukanyuramo gake rimwe kabiri agahita avuga ngo tujye muri deka ni kuri amakipe nyine ahura gutoranywa twe nk'abafana nibyo twikundira 11 iyo ugiye kureba imyitozo nibyo twashaka kwirebera. Mu by'ukuri nta gitojwe mu buryo bw'imikinire. Nayo mpamvu mu mikino itanu iheruka Rayon Sport ifitemo intsinzi imwe ikageramo draw imwe ikageramo intsinzwi 3. Izo ntsinzwi 3 twazibukiranya Singida kabiri harimo Singida kabiri ni polisi hakabamo kunganya na Gasogi hakabamo ndetse no gutsinda match imwe ya Kiyovu bahereyo ya shampiyona. So uyu mutoza abantu batangiye kugarura amaso bavuga ati ariko subundi ni muri reyo ari kubona resultat mbi ubusanzwe yitwaraga neza. Hari statistics zitayagahinda negeranyije mu gitondo nsanga reyo yibeshye kuri Afahami ariko si wowe wabivuzeho nabivuze yihishe mu mutaka wo kwitwara neza kuri match za APR na Reyo. Abantu bazifata nka match ziri kapitale kuko arizo tureba muri sezo ari nazo duha agaciro nizo zitujyana ihuye yego zituma abantu bavuga ngo umuntu ushobora kwitwara neza kuri APR na Reyo nta kipe atatoza mu Rwanda ari muri Mukura idafite abakinnyi bakanganye bavati ubwagiye muri Reyo byagenda bite. Now dore rero statistics uziko muri match 30 muri Mukura Afahami yatsinzemo match 10 zonyine. Afahami igiteye inkeke kurusha ibindi wavuga ati zo ni match nke ariko iso giteye inkeke. Tekereza ko mu bitego yatsinze ibitego 23 muri match 30 muri sezo. Usibye ikipe imwe yamuhazi yamanutse izindi kipe zose zamurushije gutsinda ibitego byinshi. Indi yamanutse ya Vision banganyije gutsinda ibitego nayo yatsinze 23. Miyoroheje ni ikipe yari iya 15 cyangwa 14 muzatsinze ibitego bike noneho yinjijwe 27 mu myaka 3 yamaze muri Mukura. Afite umwenda w'ibitego bingahe 4 kandi afite abakinnyi 3 baje mu ikipe y'umwaka ya shampiyona mu myaka 3 yamaze muri Mukura. Yakiye imikino 90 ya shampiyona atsinda 36 anganya 25 atsindwa 29 yinjije ibitego 103 atsindwa ibitego 90. Dore ikintu kigaragaza ko uyu mutoza rero mu mitoreze ye afitemo ibibazo. Tujya muri Zandani Rayon Sport ku munsi w'ejo yabonye free kick kufra 7 yego ariko izo kufra 7 zatewe n'abakinnyi 5 batandukanye. Nyambika umwambaro w'ubutoza ambara coach kufra 7 abakinnyi batandukanye ntibibaho ni skandal. Ni nko kubona iki kiganiro iminota 30 ya mbere wakiyoboye 30 ya kabiri bera kakibara 30 yindi naho kajyaho. Ubundi baravuga ngo ninde utera kufra z'iburyo ninde utera kufra z'ibumoso nta kindi kirenze ibyo ngibyo. Bakabije baba batatu muvuga ngo dufite wawundi utera neza za zindi zegere kuri penalty bakabije. Bivuga ngo ibintu ni negotiation muri Reyo kuko nta kintu cyo kubitozwa ngo babiganire batata y'icyo. Ibyo bintu siko byabaye no kuri match ya polisi. Ntabwo ngo bameze nk'abantu bahurira ku kibuga. Ni handi Abedi yicara akavuga ngo akakegera ahantu njya nzisendera zimwe. Guruhari mukanya kabati yakunaniye nanjye kame. Undi mukanya akaza umukinya atari ko nanjye kame nkagerageza. Kuri polisi none bazikoraga Abedi abantu bose bazi ko Abedi ari ugiye gutera ukabona imwe rishara rayiteye. Bakavuga bati we ni kuri cyara rayiteye. Hakaboneka indi ukabona araje arayisabye Kabange avuye muri defense y'Urukanga akayitera
hano ukibaza nta muntu utera kufura muri Rayon Sport. icya kabiri koroneri Rayon Sport umukinnyi uyegereye ashobora kuyifata akayitereka akayitera uwo ari we wese. ni nko baravangavanga ni nko rwose. kunaga Hari- iterwa n'uhari. hari ikintu biba bivuze bino bintu biba bigaragaza yuko umutoza atinjira mu byo bita small details. ubundi ni gute ikipe itozwa? ni ukuvuga ngo ugerageza senariyo zose zishoboka mu mukino. ese ni gute nadefanda kubona bazinteye mu buryo buvangavanze, kuvuga ngo nadefanda gute zone, nadefanda gute omahome, nadefanda gute omahome iri mixed ndetse no kudefanda zone ni mugende kuziterwa. nge natera kona gute, urebe nk'igitego polisi yamutsinze kona babanje gupasanya, ni nacyo gitego neza ikipe ya Gasogi yamutsinze. umukinnyi yirutse aza kuri premier poto amupasa baro ahita yisubiza wari umuhaye wo muri kona, barasa n'uyegereje neza ahantu areba izamu arayikaraga ijya deuxième poto, umukinnyi aregora bahita batsinda paveri. ni ibintu bigaragara ko imidefandire ye iri weak. imyatakire rero ibyo mwavugaga ngo ntimwabonaga ikipe ihuje umukino, nta kintu wabonaga yakinaga, ahubwo pavera wanavuga ati yasevinze reyo yari no kurya ibitego na 5. nuko Gasogi ari ikipe nto yagize ka kantu k'ubwoba ko gutinya reyo, ikaba yatinya amara nyataze cyane yangaruka ni kansinda. Kenisa navuga ko ikirya gitego cya nyuma cyari cyo wenda icyo tukivanze cy'imisifuri, ariko mu by'ukuri rigoga uba ubona ko icyo kintu nyine twita proper display, kugaragaza za swaga kwa gutegeka nta gihari, ariko uzikibitera umutoza ibintu akora ni ukubahatisha. nawe reba mace yashyizemo Aimable ntimwese ntimwamanye ko yakinnye nabi, ariko yamushyizemo akuyemo Sefu. Sefu yari ari mu basimbura. Sefu ubwo ni ikibazo cyo kuvuga ngo kuri polisi ngo niwe wananiwe kunetraliza mediane y'ikipe ya polisi, ubwo ngo decision yarayifashe. Umusore wari wabanjemo kuri match ya Singida yamushyize hanze, yamukuyemo azana cyo kora umwana Paul Singida wagize urare mu bitego 2 yabya assistinze byombi. wakwibaza ngo match ya Singida yashyizemo Adama, nyamara akuramo Adama ntiyongeye no kumuhereza n'umwanya wo gukina kubera iki yavuze tereka mitamindura ubwo Adama nta kirimo kuva icyo gihe ntaragaruka mu kibuga na 18 kuri polisi ntiyararimo. Kitoga nigeze amukoresha muri pre-season ariko kuri match ya Singida retour yaramuzanye match igomba kumukarifiya amubanza abatarigeze amukoresha muri pre-season. nyamara Cheri kumukinnyi wabanjemo kuri Singida match decisive nk'iriya akaba ataragaruka no muri 18 akaba ataraza madam. nyamara Cheri yakoresheje pre-season ahaga no gusimbura yamuzanye bigaragara ko nta kirimo mu bintu byoroshye rigoga. rero conclusion simple, umutoza wa Rayon Sport ari kubahatisha pe ibintu akora ntatoza ibintu nukureba ninde umeze neza ninde uri fit ninde yakira. cyangwa gahita ajya muri bya Mirisa Samiri yavugaga ngo reka mbahe ibyo bashaka. ibyo abayobozi nk'ubu kapiteni wa Rayon Sport hagati ya Sudiani na Serumogo uramuzi kandi yari umuntu ni Serumogo ejo asimbura bahise bamuha igitambaro. kapiteni ni Serumogo ko yagarutse mu kibuga asimbuye bahita bamuhereza burasari. Zandani rero Zandani zihari ntabwo ari leader, ntabwo afite kapiteni ubanzamo. urumva ikibazo gihari nicyo kibazo. ubundi akenshi kapiteni yakabanjemo yatakaza form nyuma mukazatora undi cyangwa se akaba ahari, ariko yamugize kapiteni abizi neza ko atazabanzamo cyangwa wenda byaje nyuma kwa kubahatisha nyine. ntabwo yitonze ngo arebe avuga ngo ngiye gutangira season nshya muri Rayon Sport. kapiteni wanjye n'uyu, vice kapiteni n'uyu, abakinnyi babanzamo n'aba, abaza ku 18 n'aba, abasimbura n'aba. icyo gihe ntabwo gize ku murongo. reka twigendere gutya. Zandani ziravuga yuko kuko tugomba kuganira ku kipe ya APR. umutoza Afahamiya Rayon Sport we n'umwungiriza we amasezerano avuga ko kugira ngo batandukane bagomba kumwishyura amezi 3 y'umushahara. ayo mezi 3 y'umushahara akaba ari amafaranga ahwanye n'agaciro ka miliyoni 15 z'amanyarwanda, kuko we n'umwungiriza we buriya babahemba miliyoni 5 ari babiri. bayahereza Afahamiya umutoza mukuru akamenya uko ahereza mugenzi we, ntawe uzi icyo bavuganye. we bamuha miliyoni 5, ubu niba muhimwe n'igice niba muhimwe ntawe ubizi, ariko niko kontra yivuga murampe 5 ndamumenya umwungiriza wanjye. muri zire 5 bashyiramo na Cheri. ubwo rero bavuze ko ize 5 bashyiramo na Cheri gute se ko bubwo usohoka. oya iyo bazishyiramo nyine bakajya mugabanyiriza. so ariko umwungiriza we ni Feruzi. uyu Feruzi nuriya mwene wabo yizaniye. Feruzi ari ku ruhande mureke nturushyire muri iyo dosiye rwose. umutego we rwose ntabwo ari muri iyo gahunda. Feruzi ntari muri iyo gahunda. ni umutoza Afahamiya mukuru na mwene wabo yizaniye inshuti ye utanafite n'ibyangombwa n'inshuti ye Azuzu Lotfi. hanyuma rero ahubwo ikipe bayihe Feruzi ari nayo itoza. biravuga iki rero kuri ubu rero Rayon Sport iri kuvuga iti turakora miliyoni 15 kugira ngo twumvikane nawe niba tuzimwishyura cash nabyemera cyangwa natabyemera ashaka kubyanga bagane ku buryo ashaka
sorry ashobora gusaba Rayon cash ariko Rayon ntayifite. Rayon iri gushaka ukuntu banegosiya kugira ngo bemererwe ko bazayamwishyura muri instruments mu byiciro, kuko Rayon iravuga ati natwe guterura miliyoni 15 tufite n'imishahara tugomba guhemba biratugoye, natwemerere aya mezi 3 n'ubundi niyo amasezerano avuga ko tugomba kumwanya imerekeza, wenda tuyamuhaye muri ayo mezi 3 n'ubundi nka salary twagombaga kumuha. Ibyo nawe wabyemera uku kwezi gufuye tujye tumuhesha ni ibiganiro nyine. Oya nta biganiro mu kwirukana kandi uri kwirukana. Byitezweho rero ko ngo Rayon Sport ishobora gutangiza ibiganiro na Afahami ya vuba, ariko nawe akaba yiregura avuga rino jambo, avuga ati nyaboneka muzahagarare mu mvugire mw'abanyarwandakazi bati effective iyi squad. Baravuga ko nyitoza nabi, baravuga ko tactique batangiye batazumva, ati irakomeye. Kandi hari abakinnyi bazaga akabirukana ntabemere barubatse ikipa. Nge rero mbibona muri angire ebyiri, none se Afahami ntashaka ko bamuhaye akagenda. Nge Rigoga nkubwire mu magambo abiri. Za ndani ziravuga icyo aragenda arahaguma. Afahami nibashake miliyoni 15 bazimuhe iyigendere, gutoza rwose biramugoye. Icyo ndakibona kiranagaragara. Nge niko mbibona. Ato ikipe ntitoje, ariko nanone sinshaka guhisha Bareyo mufata ibintu byose ngo mutemereho itaka na effective n'abakinnyi. Wenda pardon twari kuvuga ngo wenda ngiyatagira ngo ko yavunikije umwataka ngo niyo mpamvu wenda atabona ibitego, ariko nta na creya ngo uvuge ngo yabihushije. Niyo mpamvu mvuga nti gutoza kwe biri hasi, iyo babikreya hakabura finishing aho navuga ni ikibazo no kutagera rutahizamu. Ariko tuvugishije ukuri hari imyanya Rayon Sport yirebaho nubwo idatoje nayo ukabona vis-a-vis apana ya Gasogi yiyo singida tubarira ko yayikuyemo vis-a-vis y'abandi ba opponent bari kumwe. Polisi bakinnye, Polisi na za APR bazakina nubwo batarakina ngo mutsinda, nabwo ntabwo ifite squad ikomeye. Icyo cyo nakivuga ko mufite abo bita fringe players, mufite class ya kane. Baricara agende Zandani biganiro kuko Tade abantu bamubwiye muri kariya kanama ngo ubyitondemo cyane, uyu mutozo uraramuka umutindanye international break ikavamo akagaruka kuri touchline. Urabizi neza ko mu gihe kiri imbere muri Rayon Sport hagiye kuba guhuza body na nuza na association bagatora urwego rumwe. Yego, ati abantu bari bakuriye inyuma byibuke ni amafane club araba yakuvuyeho, ibintu barabikora ku mutoza, barabikora no kubamuzanye babikwegekeho. Tade ariko niwe uri kubyihutisha Riga. Ati rero Tadeyo kugira ngo uzagire ijambo mu nteko rusange idasanzwe kampani yawe uvuga ati wa mutoza ntizaniye wazanywe na mugenzi wanjye sinshaka kwiteranya amatafari sinyashaka nagende namujyanye n'abazaniye umutoza ukomeye ubihereho urobinga nk'umuntu wahinduye ibintu ukaba wagira ute na resultat zabonetse bajya guhuza body na nuza na association wenda fan club zikaba zagutora ukagumana inkoni y'ubushumba mu masegonda make za ndani. Yashatse kwirukanira Afahami ya Dar es Salaam, zone za ndani nakuyeyo nyuma ya match ya Singida bakivamo, uyashatse kuhita mubarira amafaranga ayafashe ku mufuka nta n'uwavugishije, ariko baramubwira bati wazima nahita ngenda. Urumva ngo yari yarakaye cyane, uzabaze Nepo bari kumwe, Nepo yarariyo. Baramubwira bati rero umwirukanye ubu waba umwirukanye binyuranyije n'amategeko n'icyo clause iri muri contrat ivuga, kubera ko agomba kwirukanwa kubera gutsindwa match 3 zikurikiranye. Icyo gihe 3 zari zitaragera, yaratsinzwe match 2 atsinzwe kuri Polisi. Rero arababwira ati ko match tuzageze uwamusezerera ko zageze, kuko Tade n'ubyihutisha kubyo Rugaju yavugaga. Baramubwira bati reka toze Gasogi turebe wenda niba yahaguruka nk'umutoza mukuru agakora, batavuga ngo urabyihutishe cyane kandi abantu banazi kutamwemera. Wigeze no kumukritika kuri radio rwose, wewe umuretse ku buryo n'umwirukana bazavuga bati impamvu yamwirukanye niyi, reka wone ture kuri Gasogi. Baca Gasogi yanganyije ntiyatsinze no gutakaza amanota rwose. Mu gitondo nibwo iki gitondo Afahami ya ubwe ntacyo yarengejeho, bamaze kumvikana ko agomba guhabwa miliyoni 15 akagabana n'umuvandimwe bakigendera, akagabana n'umuvandimwe we n'inshuti ye bakigendera. Nagihindutse rwose kimwe kirarangira babirangije basozanyije bari gushaka undi mutoza, ariko uribaza ngo barazana nde
hano hagati ni ibyo kuzaganiraho. Mbabarira iminota ndagira ngo tujye mu ikipe ya APR Football Club, ariko hagati aho ngaho ikipe ya Police FC yatsinze AS Muhanga idakonvenka kuko byasabye ko Ingabire Christian